natwe rega ntago tuvuze ngo bareberere umuntu urya ruswa sibyo ntago ari ukumurebera kuko turabizi yuko ruswa imunga igihugu cyacu ntago tuvuze ngo bamureberere ariko nanone ntago tuje guca iteka ariko areke guhita amwohereje gucukura toilette ko mumeze neza cyane mu mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi twongera kugaruka muri stories zitandukanye hamwe na Yawe TV na Patrick de Entertainer turi kumwe kandi na Body Max Fitness bakubwira ko ugomba kumera neza igihe ubagannye bakaguha imyitozo ngororamubiri kongera cyakugengera personal trainer dufite baguha siporo zitandukanye ukagabanya ibiro ukajya kuri size wifuza dore mu giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe winjiye mu hit up kandi umusoro bwawe ugeze kuri Body Max Fitness cyangwa se ukanamugara kuri 082835441 dufite gym nziza cyane sauna and massage swimming pool ku bantu bikundira koga mutuganire tubaha izo service mbabwiye haruguru izere ko mumeze neza cyane kandi niba ugifata telefone yawe nyuma yo kumara kureba iki kiganiro jya n'undi muri YouTube yawe ukandikamo Inano Plus TV ukarekurikirana ibiganiro bitandukanye bigenda bitambuka aho ngaho meze neza ndashima Imana ariko turakubereye kabisa merci beaucoup urasa neza kweri n'akabara mu mutwe aho ari byo tenti yego tenti n'impeta nyinshi cyane aya nebye ahubwo nuko nayindebye n'aka kantu kari ku kuboko nkabyitiranye gashati keza cyane ku gapantaro bijyanye n'agakayafosi no plastic twakira none kuri Yawe TV amaze kuba mu rugo kabisa aha ni mu rugo meze neza ndashima Imana umunsi wabyutse ukora iki uyu munsi nabyutse nkora siporo ubundi nyine njya mu kazi gasanzwe ka buri munsi akanya mbonyemo gatoya jya kuri social media uyu munsi n'agakikano warebye kuri social media birumvikana nagiye ku Nono Plus TV no kuri Yawemo urazi ko ari byo rero kugusereza mu kanya ndangije akenshi ubundi nkunda guhita numva dashim na muhire munana abo bantu wemera bya wega we bari abantu umwanya cyane nko mu gihe cyo kuryama baye ndi kuruhuka numva dashimo cyangwa muhire munana nibo bantu bato cyangwa waruzi ko byo bibaye ngombwa ariko nyine waruzi ko dashimu muhire munana umuntu tumwe yaje ndabona mu kwenge byinshi ari byumva gahita numve ko nuitugira ikintu kuramo direct cyangwa ukajya kumva ngo Socrate ukajya kumva ngo umufilozofe runa ibintu nk'ibyo rero nyine cyane muri make umunsi wawe se urahindagurika bipanze gute ntago umunsi wanje uhindagurika cyane ariko nyine wenda biterwa n'akazi ariko kubyuka kuryama biba ari kimwe ku masaha ubundi nkakora akazi nyine bisanzwe akazi ko nago gahinduka abana bameze fresh bameze fresh umutongo nabo bakorana nk'uwamere ubundi ushobora kutwibeshya turano du petit frère ni ba bro ni fresh sana ariko bari kitekerezo bisaba imadabaho ukuntu bugaragara umuntu atawe nyimeta kwemeza ko washatse bya bigoyera cyane mutoya swaga vibe zawe actinete brook nyine umuntu ubona ko gutereta bisa naho byakorohera abantu ntago mvuze ngo byaborohera guhita bagufatisha ahubwo kuba bakwibeshyaho bakagira ngo uracyari inkumi buriya se aya yukuze ubukuze byanga bikunda bigaragara ayo ndavuga ngo umuntu yashatse arakomeza akagira inshuti zisanzwe baba besto baba tipe basanzwe iyo yari inshuti y'umumaro arakomeza akakubera inshuti kuko burya inshuti y'umumaro ntago umuntu ajya ayitakaza ariko nanone yari ya nshuti yigenderaga umuntu arayitakaza kuko ubugize inshingano zindi ugiyemo zishobora gutuma ubona umwanya mukeya wo kwita ku nshuti yari atari inshuti y'umumaro atari ya nshuti nyine yo kukunambaho inyinshi urazitakaza none twigarukire kuri baba besto sinzi niba bari inshuti z'umumaro cyangwa bari ba bantu bari aho ngaho kugira ngo basunike amasaha y'umuntu cyangwa n'iminsi
ababesto abantu bitwa ababesto umuntu washatse nawe bakibafite kuba b'abakobwa b'abahungu turebe impande zombi umuntu aba akibafite umuntu aba agifite hari nk'umuntu mugirana ubushuti ari nyine ari umu best friend wawe w'umukobwa wowe ugashaka mbere ye ntago biba bivuze ngo murashwana oya ariko nyine muri abo babesto harimo abo uba waritaga ababesto nyamara basigara ugakomezanya rero n'aba best friend bamwe bakugumaho wowe umutipe rero wa muntu w'umutipe wari besto wari wa muntu wundi wisanzuraho cyane wa muntu ushobora kubwira nyine ibintu utanabwira umuntu mukundana siko bimeze niko ngira ngo mbitekereze wowe wa mutipe w'umubesto wawe nta bintu ashobora kwangiza ku mwana wawe n'umugabo wawe nta na kimwe kandi nta nubwo banabura kuko buri ababesto nese gusura na se niki kuko umubesto mushobora guhuzwa n'ibintu byinshi especially w'umuhungu kuko ntago w'umuhungu muzahura muvuga ibintu biraho muhura nyine hari ikintu runaka mufite kugeraho mufite kugiranaho inama mufite gukora cyane cyane abenshi muhurira mu kazi muhura ari inama umugisha ibi bintu bimeze gutya na gutya mbikore gute rero urumva byanga bikuna ntago ushobora kubitakaza wenda hari umuntu mwakundanaga ariko ufite na besto wawe wasuraga no mu rugo iwe muri ghetto ye nicyo nimo mvuga iyo washatse umugabo ukijya muri za ghetto se niki ghetto aho aba niho twise kuhajya bitwaye iki kandi ufite n'umugabo none se kugira umugabo gare kutajya aho umuntu umushuti wawe aba nagira ngo nyine bishobora kuza ahubwo we mu mutwe wawe uri gutekereza ikindi cyatuma umuntu kihamujyana kandi ubugiye mu rugo rw'umushuti wawe ahubwo we mbwira icyo natekerezaga ni iki Dashi yakoze umutekano usigara mu umuntu gatanga ngo ugiye gutekereza iki Dashi na Munana bubahwe nanjye gutekereza tugomba kubaho ubuzima bwacu kandi ubuzima bufite intego nabirekereye iki ngewe afite ntago ari we wenyine abantu bose muri rusange bumva ko kuba wajya gusura umuntu mudahuje igitsina hashobora kuba hari ikindi kintu cyawe ariko mu by'ukuri hari igihe muhisemo kujyaho ku bwa finance nta mafaranga dufite yo kuba twajya muri hoteli runaka muri coffee shop runaka so kwako ntayo kandi iwanjye mfite ikawa kandi iwanjye mfite iki dufite kuba twahanywera hari n'akawayini hari n'icyayi n'iyo mvange kandi tukaganira tukakora umushinga runaka mwavuze mwese mukava mu kazi ukavuga toke noneho niba uri buve mu kazi size nizi reka tuze guhurira mu rugo kimwe nuko nawe yazi wawe areka umuntu muba mufite gahunda yo kugira ikintu mugeraho ntago ibyo ngibyo byo kuba yazi wawe cyangwa wangiwe nta kibazo umuntu warimo imishinga yatani of course ibintu biri aho ngaho tubya wansuye biraho oya wansuye ntago wansuye se wajyayo gukora iki ni wa muntu ubonamo nyine umushinga ubonamo ibitekerezo kuko wansuye we nta mwanya umuntu aba afite wo guta ntago aho ngaho baba bakibona keretse utumva bari abagabo fresh ariko ari akantu bimpaye ari igihe ujya ubwira uvugana n'umukobwa n'urugero ntago ngiye biramba ariko nabajya bimbwira ubona umukobwa arubwiye ntago ushaka kuzaziho tuzashaka ahantu duhurira bamugana ibyo bintu byose consommation ibigamijwe aho ni ukwirinda cyangwa kugukura oya ashobora kwirinda ahubwo uwo mukobwa ujye uhita umenya ko afite uko agufata afite uko akubonamo kuko niba yirinze kuzi iwawe ni uko hari ingesa akubonamo hari icyo yakwikanzemo ariko iyo azi neza uko uteye iyo azi neza yuko muri buhure hari ikintu runaka muri kuganiraho ntabwo ari ngombwa ngo uvuge ngo duhurire ngo aha n'aha muraza nyine mwatse imashini mukore niba ari ugukorera ku mashini cyangwa ari ibiganiro ari ukwandika mwandike birangira utahe n'abasigare ubwo sawa ujyana muri sanze ko bangora se yavuze ati bari yose nidura ku nshuro ya mbere ndambanze nyaryeho numve nuko bimeze
ntago mbizi buriya umuntu ni mugari buri wese agira uko atekereza biranashoboka ko wenda nyine nabo ngabo babaho ntago simbizi gusa nyine nta kivugwa kidahari byanga ariko nubwo nabo babahari nabo bagomba kuba bahari. Okay, first sana yitwa Inono Plus TV ni YouTube channel ye muryaho mukanasura mukamukurikirana umunsi ku munsi ariko kumujikana ngo ukora igitondo byuko nkajya kuri social media kuri social media ubona ibiki biriho ubwo story habanje story za Bamporiki n'abamisi n'aba Prince Kid uyu munsi none n'iki kizego twazankuru ngira ngo zamaze gusaza dukeneye kandi gashya nkuko inkuru ya Bamporiki rero nyakubahwa Bamporiki kuko ntago nge mfite imbaraga zo kuba namusuzugura aka kanya aracyari nyakubahwa kandi azahora ari nyakubahwa niyo nkuru nyine yambabaje bitewe n'uburyo babaye nk'ababivugaho cyane kuya Prince Kid ntago ndi buyivugaho ibintu byinshi kuko iri mu maboko y'ubugenzacyaha yo ntago ari ngombwa n'iyindi irimo ariko ntago yo ari ngombwa kuyivugaho cyane rero hari umugabo ewe gawe Apotre amumereye nabi koko amuri nabi ariko uwo mugabo ngo arwanya ruswa yivuye inyuma ariko kurwanya ruswa ni kimwe njye sinzi uko mbyumva ku giti ubwo ndi kureba turi kuvuga ku biri kuri social media ariko baca umugani mu kinyarwanda ngo aho umugabo aguye ndagira ati sawa rero ntago twese turwanya ruswa nta n'uyikunda ariko hari ikiganiro mperutse kubona cy'umumama ari kuvuga ati niba nyakubahwa wacu perezida wa repubulika yababarira umuntu wishe kwicura ikumva icyo ari cyo muri jenoside yakorewe abatutsi umuntu wishe umwe babiri batatu akabasha kugira imbaraga zo kwemera icyaha akanagira gute akanasaba imbabazi akamubabarira niba undi nawe kurya ruswa yatsinzwe n'umutima we agasaba imbabazi perezida wa repubulika n'abanyarwanda muri rusange bivuze iki nawe umutima we wamweretse ikosa none niba nyakubahwa perezida wa repubulika ababarira umuntu wishe umuntu utari bunagaruke ruswa yo yakwishyurwa ikanaza kubera ko nta mafaranga sibyo iyo bamubabarira akanishyura niho haba ikibazo kubabarirwa usanga se ari uburyo bwo kwibasira umuntu gusa ntabwo ari kwirwanya birashobora kuba hari ikintu bapfa simbizi ariko uburyo cyamwibasiramo byanga reka nkubwire ikintu cyambabajemo cyane gisa nkaho gikomye umutima wanjye si n'uwanjye gusa kuko nkomeza kureba n'abandi uburyo kibabivugaho niba umuntu ashobora kuvuga ati ngo bazamusubize ngo miliyari yabo ngo gucukura imisarane kiriya gucukura imisarane iriya ni ndayita ni inkuru y'ubuzima umuntu aba yaranyuzemo sibyo rero inkuru y'ubuzima umuntu yanyuzemo kuba yajya hanze ni ibimutera imbaraga byo kugira aho ava n'aho agera niba yaracukuye imisarane akagera ku buminisita ni ibyo kwishimira kandi ni n'ibyo kureberaho nkatwe tukishakisha batuke nibwo ndi gusitaragoringa gutya na gutya na gutya ariko nakanaka byagenze gutya ageraho icyo rero ntabwo ari ikintu cyo kuba ahubwo yagira ikibazo ukumva yuko afite kuba ariho yasubira hariya niho hasa nkaho hagaragara ko rero byanga bikunda harimo ikibazo kandi arega nta n'umwe utagira inkuru y'ubuzima bwe abagera hejuru bose turabumva babakire abaherwe runaka bazwi ku isi abenshi bagiye bahura n'ubuzima butari bwiza ntago rero afite byarambabaje cyane ntago sinzi niba nawe afite uburenganzira bwe bwo kubivuga uko abishaka kimwe nuko nawe afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cyawe ahubwo kuri iki kintu kumujeho hari ikindi kiganiro nanjye nabonye bavuga ku ntungo ya mwisibande bavuga se ahubwo niba wa mugani umuntu leta yizeye igahimira mu mwitibande
ubwo bamuhaye imirimo wo ntabwo urimo bakomozaho. Reka nkubwire Apotre afite uko abyumva gusa biri ku rwego ruturenga. Mbese muri make akwiriye kutugabanyiriza. Arimo aratuma turenga ibintu kuko ni nko kudusimbutsa intambwe kuko ikintu cyabaye dukwiriye gutegereza ikizavamo tukanubaha umuntu umwanya yari arimo. Yagiye kugera kuri uriya mwanya kuko nawe hari byinshi yakoze. Ese ibyo ngibyo kubera ikintu kimwe akoze cyangwa se byinshi simbizi niba yaranabikoze ariko ntitwabimenye turavuga icyo twabonye. Kimwe akoze gitume twibagirwa ibyiza byinshi yakoze. Icyo ni ikibazo. Ariko no umuntu ukora ibyiza byinshi ariko ikintu niyo mpamvu nabagira inama yo gukurikira biriya biganiro. Sakarati. Ntago umuntu utekereza uzi isi wikunda ukunda abandi uzi ko amahoro ye ayabona mu bandi uzi ko nta kiruta ubuzima nta kiruta amahoro ya afite nta kintu uretse kuyabona mu bandi. Ibyishimo bye biri mu bandi nubwo tubishaka mu mafaranga tukabishaka ariko burya ibyishimo bya mbere biri muri mugenzi wabo. Ngo umusenye kuriya ese buriya nje nyine turi ahantu dutegereje ni nko turi kureba nka match dutegereje ifirimbi ya nyuma. Ese buriya kubw'amahirwe y'Imana asenga Bamporiki y'Imana asenga imbabazi nizitangwa ese kuba match bizagenda gute? Kuba uwo muntu umwe ari wo uhora mugarukaho gusa abandi batamukumva. Ikibazo gikomeye ahubwo niyo mpamvu duhora twibaza. Urajya ku kinyamakuru ugasanga na stati kuba afite nimero ze barabibona ngira ngo barabizi na stati ruswa bagahita akanagamo kwaje ntashobora kwibura ntashobora kumuhereza. Ni ikibazo rero gikomeye. Facebook, Twitter, ibinyamakuru bimwe na bimwe kuri social media ikibazo gikomeye. Ariko bavuga bati ni Mutabazi kundi ruhande wamwumva muri kamarangamutima niba umuntu yakoze ikosa arihanirwe mwatitwaje titre afite. Izo ni ingingo za Mutabazi arihanirwe. Buriya Mutabazi avuze ati Ministre Bamporiki yakoze ibi nibi icyaha cya ruswa kuko cyo wenda yaranacyemeye sibyo. None itegeko nomero iyi ivuga ko umuntu wafashe ruswa ahanishwa ibi nibi. Itegeko rishyirwaho n'abantu ariko rikanakurwaho n'abandi. Yego akavuga ati itegeko rigena ibihano ibi nibi. Ubwo rero Ministre akurikiranwe bigende gutya na gutya. Ntago twaba turi kuburana kuko yaba yagaragaje ibiri byo. Natwe rega ntago tuvuze ngo bareberere umuntu urya ruswa sibyo. Ntago ari ukumurebera kuko turabizi yuko ruswa imunga igihugu cyacu. Ntago tuvuze ngo bamureberere ariko nanone ntago tuje guca iteka. Yica iteka nagaragaza ahubwo ibihana ruswa ariko reke guhita amwohereje gucukura toilette agarure miliyari agire gute. Ariko se nanone kuba Mutabazi ari wo muvugaho gusa ari umwe ibyo ni kwa byane nk'ukuri nuko abenshi ntago wenda hari n'ababyumva kimwe na Mutabazi ntibabivuge bitewe wenda no kuba batari muri social media cyane ariko hari n'abandi babyumva kimwe nanjye. Nagiye mbona nabo harimo noneho uherutse kuvuga ngo nta nubwo abashaka kureba ikiganiro Mutabazi yakoze. So mumenye ati ngiye nsigaye nanabona hariho Mutabazi sinirirwa mfungura kubera iki nyine hari ikintu yamaze kuturemamo. Tuzi ko ikiganiro turi bufungure cyose turi busangemo Bamporiki imisarane basubireyo bazane miliyari. Urumva rero ni ikibazo. Nese ubwo hari ibyo mweretse kubona wenda aciye iminsi itari myinshi batoboye n'imodoka ya Mutabazi. Ibyo byo si ukurengera nabyo nubwo twari mu cyo kurengera none dukomereze mu bindi byo kurengera.
si ukurikirana ama social media cyane uze kureba ikiganiro cyatanzwe n'uriya mugabo mwitandera uyu mugabo ukunda gukora ibiganiro bya economy wigisha abantu utanga inama mu bintu byo kwiteza imbere nyine inza kumwibuka ndamukubwira yaravuze atari kuri la benzi ariko ntago nge nabisubiramo gusa bibaye byarabayeho muntu nyine nawe ubwo yaba afite ubwo ikindi nawe apfa namutabaza cyangwa se akaba biterwa n'uwo mujinya se wo ko mutabaza arimo kurengera ku uwo muyobozi oya kurengera none si ukujya gupfumura imodoka ye ntago ariko wenda dufite kubireba nyine nka match ni ibintu wenda abantu bazanyemo amarangamutima menshi cyane kubera umuntu wese afite uko abyumva hari ubyumva neza hari n'ubyumva nabi kuko umuntu wese afite uburenganzira bwe gusa umugani nyine wabyawe ni nakubwiraga wa ba Socrate dukwiriye kumva byinshi tukivugira make ntago guhita uvuga kuriya aricyo kigaragaza ukuri ufite sibyo ntago aricyo kigaragaza ukuri ufite ahubwo icyo ubonye kuba wenda nk'umuntu ukurikiranwa cyane kuba koko yavuga ati byabonetse agatanga ayo makuru ubundi akavuga ati dutegereze icyo ubucamanza buzagira gute buzagaragaza icyo cyo cyakumvikana ko yabatanze amakuru n'abanyarwanda benshi bakamenya ko hari ikibazo cyabaye ariko guhita aca iteka nanone hari abandi nanone yangiza mu mutwe ariko ni ibintu bimaze iminsi nsigaye mbona bisa naho birimo amarangamutima cyane umuntu asa naho yigarurira ku ruhande rwe hari n'ibyo mperutse kubona mama wa Miss Elsa abibonye kandi ikiganiro arimo arira ati umwana wanjye arara no kuri sima mumufashe hano babatse none se barara kuri sima nabo ahantu sinkunda wenda kuvuga ku bintu nk'ibyo urabizi ko nkunda kubigendera kure ariko reka mvuge kuri iki kintu ikintu kijyanye n'amategeko nta santima kabisa nta santima zizamo uko umwana w'umuyobozi runaka yafatwa ni ko umwana batoragwa hano munsi y'ikiraro yafatwa sibyo itegeko ntago bandika ngo bakore amategeko abiri atandukanye ngo bavuge ngo aya ngaya ni abantu bameze batya aya ni abantu bameze batya ni amategeko asohokera rimwe kandi imbere y'itegeko twese niba rero yafashwe akaba akurikiranyweho icyaha runaka ngenda bivuga ku ruhare rwanjye uko mbyumva akakurikiranyweho icyaha runaka afite gufatwa nk'uko n'abandi bose bafatwa bamara kubona ko arengana bakamufungura babona ko atarengana bigakomeza naho kuriya ko twese ni impuhwe za kibyeyi zira ni impuhwe za kibyeyi kubona umwana wawe nta n'umwe utagaragaza ari amarangamutima ariko akwiriye gusa abandi bakanashimira isa rwose bati yabaye intwari gute umuntu agiye mu bibazo wanze kumutererana none kumutererana no guhemba okay simbizi niba yarahimbye ariko ndi kuvuga ngo ibyo mbona byo numva ahubwo wenda yatamutererana musengera nagira ngo bandi bwo utamutererana kwiza no kumusengera no kumusengera numva ari bwo butwari atadafungwa wenyine okay buri wese agira uko atwara ibintu gusa njye ntago nabikora okay ariko ahubwo njye naguma hanze hamwitaho icyo kintu sinzi niba uri kucyumva kamufasha uri hanze nkanayibasha no kumukansori najya njya kumusura nkamuganiriza urukundo rwanya rwo nuko nawe ujya mu kibazo umuntu wundi arimo mugafunganwa noneho mukanajya kure noneho mutazanabonana gufungwa se ni iki ubu uri hariya n'undi ari hariya none umutereranye kurushaho ahubwo umuteye gutekereza byinshi vuba turiya muntu yabigenje kuriya kubera iki ko byibuze wenda no kuza akajya nsura byibuze nkanamubona niba koko bakunda nkanamubona nkanabona ko ari hafi yanjye ninde wamushutse biriya ninde ubu umuteye nawe gutekereza ibintu byinshi ubu mwiciye mbese amarangamutima ye menshi ahubwo guma hanze
kifuza ujya unamusura nambwira ati humura ejo cyangwa ejo bundi uzaza ukamuha. Ariko kuri icyo kintu ukoresheje ni cyiza cyane iragikunze wanga itegeko twese turaringaniye ku itegeko turangana. Ubwo rero wa mugani niba ku itegeko twese turinganiye turebe ku mpande ebyiri mu gihe ntabwo ari twe tugena amategeko ariko tuba tuvuga ibivugwa kuri iyi mihanda wa mugani wa musore ati ibi byiriwe kuri iyi mihanda wenda tuvuge ko umuyobozi yagiriwe imbabazi aratashye mu rwego rw'aya mategeko twese turinganiye kandi hari undi muntu wenda watsiye ruswa agafunga wa muturage wo hasi wabibona ate nawe akasaba imbabazi icyo kintu nacyo tukirebeho. None reka nkubaze ubu Mageragere Madrid ntihariyo abantu benshi bakoze icyaha cyo kwica muri jenoside yakorewe abatutsi bose ko batatashye. Hari abemeye icyaha banasaba imbabazi bagabanyirizwa igihano. Icya mbere yabanje gutera intambwe no kugira gute gusaba imbabazi. Arega buryo ujya gusaba imbabazi, niyo mpamvu avuga umuntu ujya gusaba imbabazi n'Imana ibarangije kumubabarira, sibyo? Niyo mpamvu baba banavuga bati n'umutima we buriya wahindutse araza ntago azongera kwica kuko yasabye imbabazi yemera n'icyaha yakoze. Nundi rero wabanza ukamenya uti se nubwo wenda bavuze ati ni umuyobozi we bamugiriye imbabazi wenda n'urugero twavugaga we yasabye imbabazi anasaba abanyarwanda bose muri rusange. Uwo wundi nawe yazisabye akabigaragaza bagafungura umundi bakamusiga nibwo twavuga tuti wenda rya tegeko ntabwo ryakoze. Ariko hariya i Madrid niba tuzi ko abasabye imbabazi byagenze gutyo bose batavuze bati n'uyu n'abandi niko byagenda. Rero ndakeka njyewe ababariwe nyine byaba biturutse ku kuba yasabye imbabazi n'inkundi wese uko yazisaba yazihabwa. Tuba tukiri kubigirwa rero bigenda kuri zino social media tuba twibereyeho bamwe batuye umugani wa mwapotire nta n'ubute tubona avuga ijambo ry'Imana. Bayo munyapolitike wowe mu mboni yawe ubibona ute? Ntago njya kure yabo ntago ndamwumva yigisha Yesu w'i Nazareti cyangwa intumwa 12 mwami w'abami. Umva ajyana umuntu mu misarani. Uko bivuze rero kubera ko ibyo byose ariko reka no kujya ngaya gusa aherutse gushyira kuri stati ye akantu kari butume nabwo ariko mugayamo. Aherutse gushyiraho akantu ngo nyine ashaka nko kuvuga ngo abantu dukoresha social media cyangwa se urubyiruko umwanya duta tuvuga ku nkuru zabaye nyine zino za bandimbati hariho bandimbati tuvuga bandimbati tuvuga ba Prince Kid tubikoresheje tuvuga kuri ekonomi turumva nje stati ze ndazireba cyane nkanazikomantinga sometime akagira ukuntu nawe akomantinga ati tubimaze tuvuga kuri ekonomi y'igihugu no mu bintu byose byateza imbere igihugu byatuma dutera imbere. Narishimye mpita iyo stati narayikunze nanayigaragazaho emotion yuko myishimiye kuko nanjye numvaga tubyumva kimwe numvaga rwose mu gushyira mu bikorwa iyo mpita mvuga ni rwose ahubwo uyu muntu ngomba kumushaka tukareba kuri ekonomi n'iterambere ry'igihugu. None nta munsi hahise hazaho Bamporiki nkibaza ibyo ni iterambere ry'igihugu ese na ekonomi ese ko yatugiriye inama nk'abantu bakoresha social media nawe arimo ko ari byo bintu bishaka kudufasha kugira ngo dutere igihugu cyacu gitere imbere we yadufashije iki buriya yagize uruhare muri iyo status implementation ya yakatwigishije kuri iyo ruswa
akatubwira ibibi byayo sibyo akatubwira n'ibyo bihano akanatubwira mbese uburyo ki imunga igihugu igihugu ntikigira iterambere ibibi byayo akabyinjiramo indani wenda kugira ngo wenda agenda agashyizemo kuko agashaka akavuga ati abayobozi bafata wenda akamuvugaho ariko ntagenda avuga ku bintu bijyanye no kohereza umuntu hariya kugira gute ntago vraiment ariko bimwe mu magambo uwo mugabo yatangaje yaravuze ati impamvu ubona abantu banyibasiye ku gitangazamakuru kimwe impamvu ubona abantu banyibasiye ni uko ahubwo mba mbashimiye mu nkovu nabizo ruswa bazirya niyo mpamvu ubona babishyigikiye nabizo ruswa bazirya niyo mpamvu mvuga ruswa bakababara bakajiginywa ntago twanga ko reka no kwishyiramo ntago banga akavuga ruswa ngenda mubona akurikiranye benshi bamuvuzeho ntago banga yuko avuga ruswa n'ibibi byayo banga uburyo cyayivugamo kuri nyakubahwa Bamporiki nta kindi uburyo kiwe ayimuvugaho ukabona atatiriye ibya ruswa abaye nk'aho agiye ku bindi biri private niko nabyita niho haza rero hazamo ikibazo bivuze ngo icyo ngicyo cyo kuvuga ngo mwebwe kuba mwamurakariye buri muntu wese azamuvuga ntabwo murakariye si uko yakubise ahababaza ntabwo murakariye kuko avuga ku kibazo cya ruswa njye nabyumva si byanambabaza ahubwo njye icyo nanga niyo atandukiriye nyine akajya kuri ubuzima busanzwe umuntu yaciyemo kandi twese ndakeka ko nawe byanga bikunda afite aho yavuye n'aho ageze buri wese afite amateka ye twese tuba dufite aho twavuye n'aho turi kugana ntabwo rero guhita ubonera mu ndorerwamo umuntu ngo ni uko hari ahantu runaka yavuye aba ariho wumva ushaka kumusubiza uramusubizayo nkandura imana ye ntago icyo rero nicyo cyonyine ngewe rwose cyambabaje kuri we naho ubundi kurwanya ruswa ndamushyigikiye rwose nyakubahwa Apotre Mutabazi twese turayirwanya kandi ngenda namukunda Apotre arega keretse nyine uko kohereza uriya muntu hahandi hasi niko konyine kambabaje ariko ubundi ntaribi oya ntaribi pe icyo kintu se cyo yakomoje nacyo tukigarukeho cyo kuvuga ngo muri iyi minsi urubyiruko nyine rwiharaje kuvuga ku bigezweho ugasanga n'iterambere yadindiye ibyo byose ntago dushaka gutera imbere mu bwenge cyangwa se mu bumenyi dushaka guhahira ku nkuru z'abandi ziri aho ngaho zibaye sometimes ugasanga ni no gukina ku mubyimba abandi ubundi ugasanga hari na byinshi uhimba nk'ubu ngubu hari aho mperutse kubona ngo bisohotsemo nk'inshuro nk'ebyiri ngo ndimbati yafunguwe gufatira mu kavuyo ku batazi amakuru rero bafungura bazi ko koko yafunguwe ugasanga rero turi mbese YouTube bari gushaka amafaranga kuruta ubuzima bwabo bayashakaho ugasanga ufasha umuntu uramusebeje kugira ngo ubone amafaranga ni ikibazo rero gikomeye kandi wakayashakiye mu bindi rero icyo cyo yavuze vraiment ni ukuri kuzima kwambaye ubusa ahubwo akwiriye no kudufasha mbese ubwo urubyiruko ruze kwitwara gutaho urusoma n'ubundi amakuru ari ingenzi urusoma ndavuga ubwo ibyo ngibyo bijyana n'iterambere rya social media ubu ngubu kuba ikintu nyine cyakorwa biroroshye ko kiri buhite kimenyekana cyane ikintu iyo gikozwe kitakimenyekana kubera social media ahubwo sinzi nabwo nyine ntago abantu bose bahindukana n'ubwo abantu bose bakumva ibintu kimwe gusa dukwiriye abantu bakoresha social media cyane cyane abagiye bafite nyine amacano dukwiriye kugerageza gukoresha ukuri nibwo ubutumwa buzagenda neza kandi bukaba buzima kuko gushyiraho yego ngo ndimbati ngo yafunguwe kandi afunze hari cyane hari uri kwangiza mu bwonko reba umwana we
nafata telefone agahita abibona iyo story kavuga ati ndimbati papa yafunguwe uzi uburyo ki ari busome iyo nkuru none nanayifungura asange bari kuvuga ku bintu wenda okay bashaka kumuvugaho cyangwa se ugasanga bari no kwivugira ibindi kugira ngo gusa babone views gufungura gusa hari ikintu tuba dukwiremo none no gushyira mu mutima wa kimuntu kuruta gushaka amafaranga kira handi henshi kandi hukuri kandi ukayabona cyane kabisa. Okay fresh turimo tugana no kumusoza ariko mwina no Plus TV nabonye muri minsi mwere mu bintu by'imbuto mu bintu by'amawayini bya bintu ntibabicikwe nabicikwe uko ni ibintu biri gukora uyu munsi bavuze umwembe mugenda mudukubita kamwe tu kamwe tugasobanukirwa imbuto tugasobanukirwa indwara zivura tugasobanukirwa ibintu byose uretse ko nyine tunagiraho ibiganiro bitandukanye kuri mu buzima ibyo guteka byose bashishikariza kuba mwareba Inono Plus TV ubwo ni Inono n'akamenyetso ko guteranya TV mugakora subscribe ubundi tugakomeza kubana. Okay fresh sana kabisa ariko ntabwo yerutse watuzaniye undi muntu uzajya dukubita show agamerutse kukumva subizi se ko nkunda abantu b'abanyabwenge ukuntu umuntu wa muntu uvuga akajya nabazaniye munana wa muntu uvuga akajya avuga ati ubushakashatsi uko bukorwa n'uyu uturembange utumiliyaridi ngipantaro yawe n'ubwo yagiye gukorwa ngo imaze kugira ngo miliyari ngo z'amazi ibyo bintu koko ibyo rero ibyo bintu nibyo dukeneye kabisa by'ubwenge ukajya uvuga uti nubwo ngiye gufata umwembe ese umwembe ngiye kurya umfasha iki iyo rero wamenye ibyo bavuga ati okay umwembe ndawuzi narabisomye yuko ufasha mu bintu bijyanye umuvuduko w'amaraso iki none ibibabi byawo ukavuga uti ibibabi byawo nindamuka mfashe ibibabi nkashyira mu mazi ngiye gukaraba ndaruhuka nimbyumisha nkabisya nkazya mbiraza mu mazi nkabi diabete ibyo byose voilà ni ibyo ngibyo dukeneye dukeneye ibintu bidufungura ubwenge burarega niho hantu abantu benshi dutakariza umwanya ugasanga turata umwanya nyine muri okay nabyo biba bikenewe reka ntabivuga nabyo biba bikenewe ariko mu by'ukuri dukeneye ibintu bigiraho bituvana naho tujyana niyo mpamvu nyine buriya ugomba kunyuzamo kaduhindura tukajya mu kuri n'ubuzima kuri n'ubuzima kabisa. Thank you so much wakoze cyane kutuganiriza n'ubutanizere kuzagaruka hano rwose hano ni iwacu hawe welcome sinzi rero ikintu kiri ku mutima wabwira abantu hanyuma tugasigning out. Ndashimira abakunzi ba Yawe TV urukundo badahwema kutugaragariza muri rusange kuko nanjye ndi umusangwa nabaye umusangwa ntago nyiri umushyitsi ndabashimira cyane bakunzi ba Yawe TV kandi ndabakunda cyane. Thank you so much. Nakoze cyane kudukurikirana kubana natwe mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku munsi amahoro y'Imana bane namwe. Ciao.